Bavandimwe, dufatanye twibuke Uwimbabazi Agnes ndetse n'umutware we bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Akaba yari umuhanzi wahimbaga indirimbo zihimbaza Imana muri Kiliziya Gatolika. watangarije abantu ko Kibeho yasuwe n'umubyeyi Mariya wakunze u Rwanda. Turakwibuka, twibuka n'umutware wawe witwaga Bizimungu mwakoreye Imana mutaramiranye na Jambo. Uwimbabazi Agnes. Uwimbabazi Agnes watoje abantu kugarukira Imana by'ukuri, tuzahora tukwibuka. Ndakwibuka Uwimbabazi Agnes warangwaga n'urukundo, imbabazi n'impuhwe nyinshi, ubyifuriza buri wese. Turakwibuka, wasusurutsaga imbaga nyinshi y'abemera Yezu na Mariya, ndahamya ko uri mu ijuru bakwakiriye. Uwimbabazi Agnes. Mu buhanzi bwawe watubwiye ko tugomba gusenga no kwisubiraho nk'uko umubyeyi Bikira Mariya yabivuze. Tuzahora tukwibuka. Nshuti muvandimwe, reka twibuke wowe dusangiye aka gahinda ko kwibuka umuhanzikazi Uwimbabazi Agnes. Itariki ya 10 ukwezi kwa Mata 1994, inkuru mbitaha mu bawe ko wiciwe kuri Mpazi. Wicwa nta cyaha nta n'igicumuro, nanjye ngo nta cyaha, ngo kuba umututsi nicyo cyaha. Komeza utaramire mu ijuru kwa nyina wa Jambo, natwe abawe turatwaza, ntabwo tuzaba ibigwari, ko duhora twibuka ubudatuza umurage wadusigiye: urukundo, ubumwe, imbabazi n'amahoro. Tuzahora tukwibuka. Ndakwibuka Uwimbabazi Agnes uti nyina wa Jambo asesekaye Kibeho, azinduwe no kudusura. Turakwibuka, webwe wasize twese, ikivi wasize tuzaharanira kucyusa, tugere ikirenge